Karemera yemeje kwita ku mugore utwite yongera ibikomoka ku matungo mu mafunguro ye ya buri munsi. Nyirabazungu akomeje gutsimbarara yanga kwikingiza urukingo rwa COVID-19. Nurunana. Ariko se byagenze bite kudaheruka mu misa Nyirabazo? Wararwaye? Amba! Ubwo si COVID mukecuru? Mbiswara reka nshyiremo metero wabona ari ibimenyetso bya COVID. Buryo bwose wararwaye sinabimenye Nyirabazo. Reka da, iyi nkorana nayo sinzi uko yaje. Gahore. None se ko ntaheruka kukubona mu misa Nyirabazo? Aha. Wararwaye sinabimenya ko aho bashyiriyeho amabwiriza ngo ntawe uzajya yinjira mu rusengero atikingije. Nongeye kugira ahandi njya sera. Ese uzi ko nari nibagiye kuri muri babandi babwiye ngo bazabanze bikingize Nyirabazo kubera icyo utikingije iki cyorezo koko. Mbabarira da. Ariko guza ukuntu iki cyorezo kirimo guhitana abantu Nyirabazo. Hari undi cyesha se? Ayo makuru ntiwayamenye none. Reka da. Aha, dore misira humuje. Padiri tereka mbagezeho iri tangazo ariko ni inkuru y'incamugongo. Ayiwe. Ati mbabajwe no kubamenyesha ko Rwasibo yitabye Imana. Ayiwe, uravuga Rwasibo wowe? Uriya musaza ufite umuhungu w'umuyobozi wo mu mujyi. Ya baba we, Rwasibo yapfuye. Yazize iki serangwe? Ngo ni COVID yamuhitanye. Mana yanjye we. Imana imuhiruho ko ridashira we. Niko kumushyingura ni ryari? Ntibirasaba zemera ko mpagera wakarama we. Ntibazavuga ngo sinikingije. Ahubwo se ugira ngo bazamuzane n'ahangahe Nyarurembo Nyirabazo. Reka ngo yaguye iyo ngiyo mu mujyi. Uzi ko yari yaragiye gusura uwo muhungu we. Ayiwe, niho yarwariye rero. Ayiwe, kuki se batamuzanye ngo ashyingurwe iwe koko? Reka ngo umuntu wishwe na COVID ashyingurwa mu buryo bwo gufasha abandi kwirinda. Ubwo ni ugushyingurwa iyo ngiyo yapfiriye nyine. Rwasibo ntitumushyinguye koko. Wahora n'iki Nyirabazo? Reka COVID ni indwara y'icyorezo mbi. None se Nyirabazo? Karame. Nikoye. Ni iki gituma utikingiza koko? Ubu ntubona ko bigiye gutuma usa n'uhejwe utagera mu bandi koko? Erega numvise Nyese avuga yuko ngo hakora ngo nta muntu ushobora kujya atabanje kugaragaza ko yikingije. Tekereza ko hari ibyo ugiye kuzajya ukenera rero ntubibone kubera ko utikingije. Mbabarira yewe. Nshaka nzagume hano mu rugo rwose. Cyori. Uzindutse umukorwa se kandi onori. Ndabizi se Karebe. Sha ibyawe rwose nta wamenye ibyabyo. Rimwe ugira urutya ukabyuka umeze neza. Ikindi gihe ukabura remye. Watetse igikoma kanwase. Ahubwo se ugira ngo aricyo nshaka gukoza mu kanwa Kareme. Uragerageza da ahubwo ihangane rwose uteka igikoma. Utazicwa n'inzara. None se bya ninjoro ko nabyo wabyanze. Uratungwa n'iki koko? Nuko intambaraga mfite zo kugira icyo nkora Kareme. None se biragenda bite? Wakintekeye se uko wenda ndi bugerageze ngasomaho. Cyore ubwo se hagira umuntu ndi mu gikoni ntetse onori. Bitwaye iki se? Si umugore wawe ugitekera? Guteka simbyanze pe. Kuko nubundi rwose tutari twabana nashoboraga guteka. Ariko ubu noneho ndagufite uri umugore wanjye. Ndi umugore wawe ariko nawe urabona ko ntameze neza. Ngaho tekereza inkuru isakaye Nyarurembo ngo Karemera niba usigaye ari nk'umugore mu rugo. Ubwo nyine bireke nta kundi. Ariko sonori ubu noneho ntiwumva impamvu ugomba kureka koko tukabwira mama ko utwite. Ngo nkabwira nde? Mama. Ariko kuki utanyumva Kareme? Nyamara ushatse wabimubwiye. Ntabyo mubwiye. Ubimubwiye rwose yatangira kujyaza kugira uturimo tumwe na tumwe agufasha. Ndetse akaba yanagutekera icyo ushaka muri iki gihe utameze neza. Kareme, ndakurahiye sinshobora kurya ibiryo mpawe na mama wawe. Sinshobora pe. Aha, reka mwihorere. Ahubwo se Kareme. Ndakumva. Ngira ngo uribuka ibyo ku kigo nderabuzima batubwiye. Ibijyaye. Nese ibyo batubwiye maze kwisuzumisha bagasanga ntwite byose ubwo urabyibagiwe. Nyibutsa. Bakubwiye ko ugomba kwita ku mirire yanjye nk'umugore utwite. Yego. Kuko ubona indyo yuzuye. Ibyo se hari ikibazo. Uribuka ko bakubwiye ko by'umwihariko ugomba kujya umbonera ibikomoka ku matungo nk'amata, amagi, inyama, amafi yewe n'indagara. Yego. Ngaho rero tangira unshakira ukuntu wajya umbonera amata. Ngiye gukora ibishoboka rwose. N'ubu bishobotse wajya kuyanshakira ayo mata. Nta kibazo sheri. Icyo ntanze no kunyohereza mu gikoni ngo njye kugutekera. Ariko shaho pete.
Karame papa. Ndabona nkubaze ye. Yego ndaje papa. Nditabye papa. Niko Pete. Karame. Ubwo urumva amaherezo aba yahe? Amaherezo y'ikisi? Uwo mukobwa wateye inda. Akaba ari aho ngaho mu bitaro, wowe ugura byumva ute? Sindabizi papa. Tekereza ariko. Kandi wa mwana we rwose sinzi nta byawe. Ariko ubundi ushaka kubaza. Ndakumva. Yego da. Narabyemeye ayo madamu arayateranye. Ariko se ko wumva uwo mutesi mwabanaga mu nzu ko cyabyariye mu rugo? Mwari muyoboye ko umubyeyi wese agomba kubyarira ku kigo nderabuzima koko? Reka papa, byose byatewe n'ubwana. Ngubwana? Iyo mugiraho muterana amadase muhamukira abana bakikorikiwe. Nyine nabyo ni ibya cyane. Ariko ngo ni ibya cyane ko abana se bivuze kubyarira mu rugo? Hari igihe batabivuga ko nta mubyeyi ugomba kubyarira mu rugo koko Pete? Nyine hari ukuba ari inda y'imburagihe. Imburagihe? Noneho mutesi akaba yatinyaga kujya kwipimisha inda kuko ari inda yasamye imburagihe. Yego ye. Mbese byose byaterwaga no kutamenya no gutinya ko abantu nyine bamenya ko atwite. Hari n'igihe ariko twumvaga ko tugiye ku kigo nderabuzima bashobora kutatwakira kuko twateranye inda imburagihe. None ingaruka zabaye izihe rero? Nyine nuko yabyariye mu rugo. Hanyuma bigenda bite? Byatumye nyine mutesi arwara fistile ndetse n'ubuzima bw'umwana ntabwo bumeze neza. Byirengerizo n'ingaruka rero. Yego papa. Mbese sha ndakumva. Umwana wawe wamwise nde? Namwise nde? Subiza, ndakubaza nawe ukambaza, mva nawe ra. Cyangwa se ndabizi, cyetse uhabaza mutesi buri. Papa. Ngo ite Pete? Ko tutamwise izina se kandi ari wowe se. Ubwo urumva uri se w'umwana nyabaki utaramwise izina koko? Mbega amahirwe ngize. Mwarimu umugisha rwose nkubonye nagushakaga. Niko mugi? Karame. Mbabera rwose umakanya gato nkubonye nkukeneye cyane. Gusa n'uwihuta se ubundi ugiye hehe? Yawe ngiye gusura umuryango wapfushije umusaza. Iyo nkuru nanjye narayumvise disi. Imana imuhere uko ridashira. Nanjye ngiye gufata mu mugongo abasigaye. Nta kundi tugomba kubyemera nicyo gihe Imana yamuhaye. Ariko numvise ngo yishwe na COVID-19. Niko bimeze da. Iki gikenye cy'icyorezo kiramudutwaye rwose kandi rwasibo yaragikomeye pe. Iki cyorezo rwose kikomeje kudutwara abantu. Ariko tuzakomeza dutakambire nyirijuru dushakira igisubizo. Ariko uziko numvise bavuga ngo yari yaranze kwikingiza. Kubera imyemerere y'idini mwari. Nibyo? Yaranze rwose ko bamukingira pe. None dore icyorezo kiramwanuye. Nta kundi nyine. Aho nawe ntiwaba utarikingije kubera idini mwari? Nge ntabwo nakwanga kwikingiza rwose. Gusa ibi birimo kuba si ubwa mbere bibaye. No mu bindi bihe bya kera habayeho ibyorezo. Ariko abizera barasengaga Imana ikabumvira ahera mu ijuru igatabara. Warikingije se? Narikingije rwose. Niko ye. Ndakumva. Ko wambwiraga se ko wanshakaga uranshakira iki Kareme? Niko ye. Nifuzaga rwose ko nanjye wampa amata. Nawe urayashaka se? Ndayakeneye cyane. Iwanjye ndashaka ko tuzajya tunywa amata. Mbese mu mafunguro yacu hakabonekamo ibikomoka ku matungo. Rwose ibikomoka ku matungo biba bikenewe da. Bambwiye kugira amata meza cyane rwose. Inka zanjye zigira amata aryoshye pe. Ubwo rero nanjye ndashaka kuba mu mubare wabo w'amata nkazajya nishyura ku kwezi. Ko bidashoboka se Kareme? Ntiwizera ko nzajya nkwishyura neza se? Oya, si ikibazo cyo kutakwizera. Ahubwo sinayakubonera rwose. Kuko n'abakiriya nsanganywe sinzi ko nzayababonera yatangiye kumbana make. Mana we ndabigenza ndesera. Ni ugushaka ahandi ushakishiriza rwose. Undangiye se mugi? Nosiya ta. Karame rangwi. Wandize tukajyana ko ndeba werekeje iyo ngana wa. Nawe se ugiye mu muryango wa hariya hirya bapfushije umuntu? Ngwino tujyane rero. Yego. Ewe Nosiya. Ndakumva. Ariko uriya musaza arambabaje koko. Wahora n'igiko twese twababaye.
ikibabaje ariko ni uko tutari bushobore no kumushyingura. ntibyari gushoboka kuko yishwe na kovide. Yego. bagomba kumushyingura aho yaguye. kuko umurambo w'umuntu urwaye kovide nawe ushobora kwanduza. Reka amatembabuzi yose awuvamo aba afite coronavirus. kurya se kandi aba yapfuye. niyo mpamvu ashyingurwa n'abaganga babizobereyemo. ayowe cyakora Nosiya, iki cyorezo cya kovide rwose kiratubangamiye. ariko uzi ko amakuru ufite ariko ngo uriya musaza yari yaranze kwikingiza kovide wa. koko se? Yego baba. ngo yari yaranze kwikingiza rwose ngo kubera imyizerere yo mu idini. Reka. nyamara ngo umugore we yari yarikingije. ubwo rero yarwaye kovide ndetse n'umugore we. ariko kubera ko umugore we yari yarikingije ngo barimo koroherwa. urumva ko kumva ko urwaye kovide warakingiwe atari kimwe no kuyirwara utarakingiwe. birumvikana. iyo utakingiwe rero irakurembya mpaka yanaguhitana. baba we ugapfa neza neza. aho ubwo ntiwumva ko kwikingiza kovide bifite akamaro kanini cyane? yego rwose. ahubwo se Nosiya, ndakumva. uzi ko buriya na nyirabazungu yanze kwikingiza ati? yewe ndabizi. nakomeje kumwigisha ariko imyumvire ye yanga kuva ku izima. nyamara rero mu gitondo nanyuze iwe numva afite agakorora arimo no kwitsamura. ubwo si ibimenyetso bya kovide? ye baba we kuki se atagiye kwivuza? ahubwo Nosiya, umujyanama w'ubuzima rwose ukwiye kumusura ukamufasha. ndahugutse noneho ngaho reka tuganire Pete. kandi rwose umbabarire nje kukureba hano mu rugo ntaguteguje. none ndabona unsanze uri mu mirimo y'umugoroba. nta kundi niko bigomba kugenda. ariko rero nubwo wumva nje nikandagira pe. wikandagira kubera iki se Pete? reka numva utari bunyakire nk'uko bisanzwe. hoya da. hoya ngomba kukwakira. icyo twapfaga se wagikosoye. ubu noneho mwemeye kwita kuri Mutesi n'umwana. narayimenye ko papa we noneho babigufashamo pe. niko bimeze da. nyine ahubwo icyari gitumye nza kukureba. mbwira ndakumva. uyu munsi niriwe mpamagara telefone ya Mutesi na Benita. ariko rwose sinzi ko byabagendekeye. ntizacagamo se? umunsi wose pe. none nayo nje kukureba ngo mubaze niba wowe hari amakuru yawe ufite. amakuru se? yewe urebye uko biri da. wowe se mwashoboye kuvugana? twavuganye. Benita yampamagaye yambwiye ko muganga yavuze ko Mutesi ashobora gutaha ariko ikibazo gisigaye ari umwana. umwana we ntibari bafata umwanzuro wo kumusezerera. mana yanjye we use kuko. iyo umwana aba adakomeje kumera nabi bagombaga kubasezerera rwose. ahubwo Pete, ndakumva. icyo nifuza ni uko babohereza bakaza gukomeza kurwarira inaha ku kigo nderabuzima cya Nyarurembo. byabaye byiza ariko nawe nicyo nifuza pe. ahubwo se Pete, ndakumva. ntange reka mbonereho nkubaze. ndakumva rwose. none yego ubu ngubu wamaze gutegura aho wowe na Mutesi n'umwana mugomba kuba nibaramuka babasezereye mu cyumweru gitaha? Pete, ndakubajije ni wateguye aho muzaba niba basezerera mu bitaro? Petero ko adashubije ikibazo cya Feliciyani, wese ubona Mutesi akwiye kuba he mu gihe yagarutse i Nyarurembo. naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha.